Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana ubu burwayi bwawe yewe wowe urwaye ibere uri aho ngaho ngo urwaye kanseri marayika w'Imana aje kugukoraho aje kugukiza n'ukuri abari butaro ndavugana namwe nimuhumure nta byaha mwakoze ntateka muciriweho hari marayika w'Imana wihutanye ikiganza cye cyera ngo abakoreho maze mutahe ngo abakore abakize kanseri ngo abakore abakize ibibyimba byo munda ngo abakore abakize amaso hari imbaraga z'Imana na stando benefone kutaya zedebone mando sire enewa yere totivone stando befota kutaya ererezevo saine ninimora taya binifo enemando hari imbaraga z'Imana zururukiye kugira ngo zibakoreho yewe ufite uburwayi bwananiranye yewe haye randevu ibitaro warabizengurutse hano hose wagiye yabiranga ariko marayika w'Imana Kristo ariyiziye ndikubwirwa ngo nimpumuriza abantu nimpumuriza bari mu Burayi nimpumuriza bari muri Afrika nimpumuriza baryamye mu bitaro ndikureba wanze ubuzima uricuza urituka meze ugeze nko ku gihe cya Yobu ariko Yobu we yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikura kubinyangamugayo ni wakire gukira mu izina rya Yesu wakire gukira uwo mugongo byaranze mu mugongo wawe harimo ibyuma bituma ubasha kwicara bituma ubasha kugenda Yesu amenya ko umaze igihe kirekire urugingo rubuzemo Yesu aje kongera Mose arwana n'abanzi barangije arabatsinda Imana ishimwe hari abaje kugufata amaboko hari abakozi b'Imana muri iyi minsi bari gukorera Imana by'ukuri ariko bananiwe bacogojwe n'abantu bacogojwe n'imiruho ariko ndumva Imana ivugana nanjye yuko Yesu ahageze amenye ko mumaze igihe kirekire kuri uyu musozi wo kuvunika kuri uyu musozi wo kuruha hari izindi mbaraga hari ubundi butabazi bwihuse kuko Yesu yamenye ko mumaze igihe kirekire ngo Yesu arangije Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Reka tubasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza kugomeza kunogerwa na gahunda irembo ryera ryabateguriye ariko by'umwihariko tunabifuriza kugomeza kugubwa neza aho muri mu mahanga hirya no hino ku isi turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi aho turi kumwe n'abakozi b'Imana turagira ngo kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo birashoboka kandi ko waba urwaye birashoboka ko waba ufite ibibazo bitandukanye ariko muri uyu mwanya turakuha ihumure turakubwira ngo witinya wicike intege imbere yawe ni heza ejo aho tugana haraza kuba heza kurenza uko uhatekereza ntiwihebe ntucike intege Imana igufiteho umugambi mwiza Imana iragutekereza Imana irakuzi ntabwo yagusiga ntabwo yaguhana iraguhetse ku mugongo wayo wowe rero ugiye ifungura iki kiganiro bwa mbere turagusaba kugira ngo ukore subscribe ndetse n'unagukundira unasharinga iki kiganiro ubutumwa bugere kuri bose kuko mwatabaranye natwe mwadufashije umurimo w'Imana mu buryo bwo hirya no hino kandi turabizi ko ingororano zihari mu bwami bw'Imana reka rero dusabe umukozi w'Imana twakiriye atangira abibwira mbere yuko akomeza ngo aduhe ubutumwa Imana duhaye ni umukozi w'Imana afite amavuta y'Imana ni umuhanuzi Imana iramukoresha ni umutambyikazi watangira wibwira abadukurikiye Yesu ashimwe ndabashuje mu izina rya Yesu amazina ni Pastor Françoise n'ubundi ndi umushumba Imana ibaha umugisha murakoze amen amen dushyira imbere y'Imana rero ubundi uratubwira ikintu Imana rwose yagushyize ku mutima kugira ngo abadukurikiye bose bamarwe inyota n'isoko nziza Imana ishyize muri wowe karibu Mwami Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye Mwami turaguhimbaje tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu Kristo aho tutabashaga kureba aho tutabashaga kugera yuko wahatubereye ndetse ukatubera amaso ukatubera ku rugamba ukaturwanirira intambara ino ndetse n'inini ko wadutsinda urugamba Mwami Imana rwo hirya ndetse no hino uhabwa icyubahiro tugeze imbere y'amaso yawe rero ndetse n'imbere y'ubwoko bwawe tugiye kuvuga ibyawe nyagora ku ngoma we ndasenze kugira ngo ahange habure Kristo maze haboneka hawe
sabiye umugisha umuntu wese ufata megaze, ufata umwanya wiwe akumvira ijambo ndetse akumva n'ibibwirizwa bica ku Irembo Ryera TV. Uwo muntu musabiye umugisha mwami, kandi musabiye kurama, musabiye imbaraga zituruka mwami Imana ku buzima bw'Imana bwite, musabiye umwuka wera, musabiye imbaraga zuzuye rwose, musabiye amavuta adasanzwe, kandi musabiye kuzabona ubugingo buhoraho. Ngaho Mana Nyiringabo rero turatuje, reka kuvuga kubu kwacu, kurangurura kubu kwawe, kugira ngo urangure mu matwi y'abadukurikiranye bose, maze bahabwe umugisha kubwira ijambo. Urakoze, tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje n'ukuri, Imana ibaha umugisha. Nshimira n'Imana icyizere ikomeje kutugirira. Ntabwo ari abantu benshi bapfa kuboneka ahantu nk'aha ngaha, ni ikindi cyizere Imana ikomeje kutugirira, nibyo yatubwiye, nibyo yavuganye natwe bikomeje gusohora. N'ukuri ndashimira Imana ko ishoboza nkabasha kugera hano, kandi kampa n'ibyo kubabwira. Imana ihabwe icyubahiro. Natinze rero, reka turebane ijambo riri muri Yohana, muri Yohana ibice byaho 5, umurongo waho ni uwa 6. Turahera ku murongo wa 6. Imana ibaha umugisha. Aravuze ngo Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? 7. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorera uburiri bwawe ugende. 9. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana Imana iduhaye, rivuga ku muntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi Betisayida. Uyu muntu yari afite intambara, yari afite ibibazo, yari afite amadeni, yari afite ibyamurwanyaga, yari afite ibyamunanizaga, ngo ariko birangije ku kirengarenga Yesu ajya abasha kwiyubahisha, Yesu ajya abasha kwirwanira, Yesu ajya abasha kwigwatiriza. Uyu muntu yari arushye, yari aremereye, yari afite ibibazo byinshi, yari afite intambara, ariko igihe kimwe Yesu arangije aramugenderera. Haleluya. Uyu munsi Yesu yakugenderera, umunsi Yesu yahaguruka, uyu munsi Yesu nawe yaza mu byawe, yaza mu bikurwanije, yaza mu bikuruhije, yaza muri bimwe biguca intege, yaza akagutabara, yaza akakurwanirira. Uyu murwayi yari amaze imyaka 38 arwaye. Mu by'ukuri sinzi igihe yari yarafatiwe, birashoboka ko yafashwe ari umwangavu cyangwa ari umusore w'ingimbi, ari mu myaka 18. Amateka Bibiliya niko avuga. Ariko uyu muntu arangije, indwara yiwe iramurembya, ararwara araremba, baramuvuza biranga, bakora ibishoboka byose biranga. Ngo ariko igihe kigeze, bamenya amakuru yuko hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwaga Betisayida. Ngo barangije baravuga ati, ubwo kwa muganga byanze, ubwo twakoresheje ibishoboka byose bikanga, reka tumufate niturangiza tumujyane ku kidendezi Betisayida. Iki kidendezi cyakiriragamo umugabo kigasiba undi. Iki kidendezi hari abantu bari bafite ababajugunyamo, hari abari bafite bene wabo bakomeye, hari abari bafite bene wabo bakoraga mu nzego zitandukanye, hari abari bafite bene wabo. Urugero nk'iyo hari nk'ukuntu ushaka nko kujya kwa muganga utonze umurongo, hakaba yenda haje nk'undi muntu wenda nawe yaziranye n'abo baganga, bakamugucisha akagenda bakamuvura, wazindutse wari bwaje, hanyuma akivuza mbere yawe agataha wowe ukahaguma. Uyu murwayi ngo yari ari mu ibaraza rimwe muri aya mabaraza 5. Ibaraza rya mbere ryari ibaraza, iri baraza rya mbere ryari ibaraza ryari rifite imbaraga. Iri baraza rya mbere hari abantu bari bafite imiryango. Iri baraza hari umuntu wari ugifite uruhengekererezo. Iri baraza hari umuntu wari ukiga. Iri baraza
hari umuntu wari ugifite umusura iri baraza rya mbere. Haleluya. Hari wari ufite abantu bamurwaniriraga, hari wari ufite abantu bamuvuganiraga, hari wari ufite abantu bamushakishirizaga iri baraza, hari wari ufite umuntu wamufashaga kudepoza. Imana yacu tugirire neza. Ariko uyu muntu ibaraza yarariho ngo yajyaga guhaguruka muri iki kidendezi cyitwaga Betisayida, ngo hari amabaraza 5. Aya mabaraza hari abantu benshi bari bafite intambara, hari abantu benshi bari bafite ibibazo, hari abantu benshi bari bafite indwara zari zitandukanye, abari barwaye, abari barushye, abari baremerewe. Aya mabaraza uko ari 5 harimo abantu b'ingeri zose. Haleluya. Ngo ariko uyu muntu wari umaze imyaka 38 kuri iki kidendezi, nta muntu wari ukimusura. Imiryango yaramusigeza aho ngaho iramuzinukwa, imiryango iramujya igeza aho irifata, abamuhaga akazi bigezeho biranga, abamusuraga ntibongera kumusura. Barangije baragenda bamujugunya kuri iki kidendezi, kuri aya mabaraza. Baraza rya kabiri ryariho abantu byibuze abana vaga aho ngaho bigakunda. Iri baraza rya kabiri hariho abantu bakijya kwikopesha bikemera. Iri baraza ryariho abantu nabura bicuraga minerivare y'igice, ikindi bagatanga igihe cyo kuzaryishyura, igihe cyo kuzagira ngo bishyure iyi minerivare yindi yari isigaye. Iri baraza rya kabiri rero yari ifite uruhengekererezo. Ibaraza rya gatatu hariho abantu nabura bagikanyakanya, hari abantu bakigendagenda byibuze akivana aho ngaho akijyana ahandi, agatembera agakora kamuvoma. Ariko uyu murwayi baraza yarariho, ryari baraza ry'abantu bari barembye, ryari baraza ry'abadafite shinge na rugero, ryari baraza ry'abantu badafite imiryango, ryari baraza ry'abantu batagisurwa bibagiranye burundu. Ngo nuko umunsi umwe ahangaha kuri iki kidendezi, iki kidendezi mu Ruheburayo cyitwaga Betisayida, ngo birangije umwami Yesu arahagenderera. Umwami Yesu arangije arahatemberera, ngo hari bugufi bw'irembo ry'intama, hari bugufi bw'irembo iki kidendezi cyari giherereyeho. Aya mazi ngo rimwe na rimwe, ntabwo ari buri gihe, nta nubwo ari buri munsi, rimwe na rimwe marayika ngo yaramanukaga, yarangiza ngo akaza agahagarara muri aya mazi. Ababaga bafite ishurirwa, ababaga bafite umwanya, ababaga bafite igihe, ngo bagahita bidumbura muri aya mazi. Kandi ku munsi aya mazi rimwe na rimwe uko yihindukizaga cyangwa uko yihindurizaga, rimwe na rimwe hajyagamo umuntu umwe gusa. Uyu muntu umwe wenyine ngo akagenda akaba ari gukira indwara iyo ari yo yose. Hari abanyunyutse amaboko, hari abarwaraga igicuri, hari abari barwaye za kanseri, hari abarwaye za diyabeti, hari abamugaye, hari impumyi, hari abantu mbese batandukanye bari bafite ubumuga butandukanye. Aya mazi ngo yakwihinduriza rimwe na rimwe, marayika ngo yarangiza agahita aza akamanukira mu kidendezi akagihinduriza. Noneho abari bagikanyakanya bene wabo bakabajugunyamo. Hari abantu baba bafite bene wabo bakabajugunyamo, ariko hari n'ubadafite umuryango. Iyo udafite ukujugunyamo urabyara ukimesera, iyo udafite ukujugunyamo uriga ariko ntubona akazi vuba, iyo udafite umuntu ukujugunyamo hura n'intambara, iyo udafite umuntu ukujugunyamo urarwara ntagire ukugeraho, iyo udafite umuntu ukujugunyamo abana bawe ntubona uwo kubasigira, iyo udafite umuntu ukujugunyamo nta muntu n'uyu n'umwe uba ufite. Yewe iyo udafite umuntu ukujugunyamo na telefone urayicaginga umuriro ukazarinda ushiramo, nta n'uguhamagaye, rimwe na rimwe ugakumbura kumva soneri ya telefone yawe. Iyo udafite umuntu ukujugunyamo biba bigoye. Haleluya. Iki kidendezi Betisayida nini cyane, abarushya n'abaremere bajyaga kuruhukiramo. Cyari ikidendezi abantu bafite indwara, abafite ubumuga, abari barushye mu mitima bajyagamo, ariko hajyagamo umugabo hagasiba undi. Nuko ngo uyu muntu wari umaze imyaka 38, nta kindi cyatumye iyi myaka ishira, nuko atari afite umujugunyamo, nuko atari afite umusura, nuko atari afite umuvuganira, nuko atari afite umuhemba yabyaye. Amara iki gihe cyose cy'iyi myaka 38 arwaye, ababaye, ameze nabi, arushye, aremerewe. Ngo nuko umunsi umwe Yesu ngo yerekeza hano bugufi bw'irembo ry'intama, ngo ajya kuri iki kidendezi Betisayida. Haleluya. Hari igihe kigera Yesu akagusura,
akabona imiryango yawe itakwitayeho. Gihe kimwe nabaga ahantu bitaga i Kanombe, mbyara inshuro ya mbere nta mwene wacu uza ahantu ndi, mbyara inshuro ya kabiri ntawe uhazi, mbyara inshuro ya gatatu ntawe uhazi. Haleluya. Ariko iyo bibaye nk'ibigira gute, iyo bibaye nk'aho Yesu aza kukureba, iyo Yesu ari kuza kukureba mu nzira, abantu burya nyamara bajya babimenya, barabimenya. Ariko ku mwana wa kane nari mfite itorero, nari inshumbye icyo gihe, bene wacu babaririje aho mba baza kunsura, mama aratangira aza kunsura, nitwa umwana mu rugo, mbese bene wacu baza kunsura, abasaza banjye barambaririza ahantu mba. Iyo Imana ibaye nk'ikugirira neza, hahandi ni ukuri. Hari umuntu umwe wavuze ati ntabwo nyiri uko nari, ntabwo nyiraho narindi, uko nari meze ntabwo ariko nkimeze. Imana ishimwe. Twari tumeze nabi, twari turushye. Hari igihe Kristo rero aza akabona ko umaze igihe kirekire, akabona ko ukeneye gutabarwa, akabona ko hari ubufasha ukeneye, akabona ko hari izindi mbaraga ukeneye. Iyo Kristo rero yatangiye kweyuraho, akeyura imiryango irabaririza, n'abo muturanye ukajya kumva baraguhamagaye bakabaza nimero yawe. Ariko iyo ukiri kuri iri baraza, rata kiri kwibaraza utarajya ku kidendezi, nta muntu n'umwe ukwitaho. Hari nabo uhamagara bakakwira ati ubarashaka kutubwira ko bamusohoye mu nzu, ubarashaka kutubwira ko yabyaye. Nta kandi kazi ni ukubyara, nta kandi kazi ntaki, arashaka kutubwira ibibazo byiwe. Iyo uri ku kidendezi nta muntu n'umwe ukwitaho. Rimwe na rimwe urahamagara bakakwihorera, ukandikira n'umuntu wenda ufite nako ka WhatsApp agasoma akakwihorera. Iyo ukiri kwibaraza, iyo uri kwibaraza nta muntu n'umwe ukwitaho. Ihangane nubwo ibaraza uritinzeho, nubwo uburwayi bubaye bwinshi, nubwo kwa muganga bavuye uburwayi bukananirana, ukaba uri gushonga wumva, ariko ni ukuri Yesu arimo mu nzira za kukureba. Hari ikiganza kigiye kugukoraho, hari ikiganza kigiye kukumanukira, hari imbaraga z'Imana ziza zikarangiza byose. Bwa burwayi abaganga babuze, bya bindi byari byaranze, ya diplome wabitse muri mari kamara imyaka n'imyaniko, Yesu araje yikoreho mu izina rya Yesu. Ngo nuko Yesu arangije yerekeza aha hantu, aragenda ngo ageze rero bugufi bw'irembo ry'intama, ngo hari amabaraza 5. Yesu arebye uyu muntu wari umaze imyaka 38, icyo mukundira iyo agiye gutabara umuntu ntabwo abaza bene wabo, nta nubwo abaza abaturanyi. Abajije abaturanyi babatura muntu nambuta twerera. Iyo agiye kugutabara akabaza n'umutware wawe, ashobora kutagutangira ubuhamya. Agiye kugutabara akabaza uwo muvukana, ashaka kuvuga ati nta kirazatwirataho, nta uzamukira. Ikintu nkundira Kristo rata bene data, iyo aje kugutabaraza wenyine, nta muntu agisha inama, azi isaha igeze, akaza umwanya wugeze, akaza umunota ushize, akaza kandi ku isaha ya Kristo ndetse n'umunota, nta munota nta n'isegonda rirengaho iyo ageza wese. Yesu ngo arangije araza yerekera aho uyu muntu yari aryamye, araza araherekera. Ngo arangije kuherekera aramureba, aramwitegereza. Yesu amenya yuko uyu muntu amaze igihe kirekire. Wa mukobwa we Yesu azi ko umaze igihe kirekire ushaka gukora ubukwe. Wa musore Yesu azi ko umaze igihe kirekire umusenga mu butayu no mu buvumo ntaho utageze, avugana nawe ariko ntabwo arabisohoza. Amaze kumenya ko umaze igihe kirekire. Mushumba Yesu azi ko umaze igihe kirekire uvunwa n'umurimo w'Imana. Hari ayandi maboko ngo Mose arimo ararwana n'abanzi be, ngo yageze ubwo arananirwa, ngo yamanura amaboko abanzi bo bakabatsinda. Ngo ariko Imana ihagurutsa Huri ndetse na Aroni, baza kumufata amaboko. Huri azamura ukuboko ndetse na Aroni azamura ukuboko. Mose arwana n'abanzi barangije arabatsinda. Imana ishimwe. Hari abaje kugufata amaboko, hari abakozi b'Imana muri iyi minsi bari gukorera Imana by'ukuri, ariko bananiwe, bacogojwe n'abantu, bacogojwe n'imiruho. Ariko ndumva Imana ivugana nanjye yuko Yesu ahageze, amenye ko mumaze igihe kirekire kuri uyu musozi wo kuvunika, kuri uyu musozi wo kuruha. Hari izindi mbaraga, hari ubundi butabazi bwihuse, kuko Yesu yamenye ko mumaze igihe kirekire. Ngo Yesu arangije araza, aza kureba rata bugufi bw'irembo ry'intama. Ageze kuri uyu murwayi amuhagarara iruhande, aramwitegereza. Yesu nta muntu ujya umubwira, nta muntu umubwira ibyawe, niwe ubwiwe ubyibona.
mbonera muririmbyi wa 60 ngira ngo hari yaririmbye ngo ye mutimurira nguze kwa Yesu amakuba yawe yamubwire aravuga ngo mubwire buhora ibikurushya ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abababaye aravuga ngo izere ijambo rye kandi wirira haleluya aravuga ngo baremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura Imana n'ukuri umuntu wese wayiringiye kuko nta wiringiye Imana uzigera akorwa n'isoni uyu muntu Imana ije kumuruhura yewe mukobwa warwaye mu ndi myaka ibaye myinshi nta mugabo nta kazi ntaki ariko Yesu amenye kumaze igihe kirekire n'ukuri uyu munsi Imana amaye message ngo mbabwire ko Kristo aje kubatabara n'ukuri nta muntu Imana izasigara mu ideni hari ubundi butabazi Imana izanye hari izindi mbaraga Imana yururukije ye wa mama we waragiye kujya kwivuza biranga ujya no mu mahanga biranga ngo uraryamye utegereje urupfu ndumva Imana ivugana nanjye ngo Yesu amaze kumenya kumaze igihe kirekire hari kanseri yo mu mara ku buzima bwawe Yesu amenye kumaze igihe kirekire ubwo bubabara ubwo burwayi wa muri ruri guhinda mu nda icyo kibazo ufite mu muhogo n'ukuri ndi kumva Imana iri kumbwira ngo amenye kumaze igihe kirekire hari abantu Imana ije kugirira neza hari abantu Imana ije gukiza reka nkubwire nta muntu wapfa amaze igihe nk'icyo umaze ku gisasiro ngo narangiza ajya mu ijuru kubera ko umaze igihe kirekire urababaye wanze umubiri wanze ubuzima ndi kureba wanze ubuzima uricuza urituka meze ugeze nko ku gihe cya Yobu ariko Yobu we yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikura ku binyangamugayo ni wakire gukira mu izina rya Yesu wakire gukira uwo mugongo byaranze mu mugongo wawe harimo ibyuma bituma ubasha kwicara bituma ubasha kugenda Yesu amenya kumaze igihe kirekire urugingo rubuzemo Yesu aje kongera kuruteramo kandi n'ukuri ndimo ndahanura ntabwo ndi mu mubiri nta nubwo ndi kuvuga ibintu na repese cyangwa na papiriye ahubwo ndi kubona hari ibyo Imana ije gukora hari ukuntu Yesu azanye urundi rugingo Yesu azanye urugingo mu mavi yawe aya mavi yawe agiye kubagwa adafitemo imisokoro Yesu azanye mu rundi rugingo haleluya hari imbaraga z'Imana hari ubutabazi bw'Imana uwo mutwe wawe udakira barawubaze babaga amaso babaga ku bwonko biranga ubuzima bukomeza gukomera yewe uri no mu bihugu yewe bikomeye ariko byaranze bayobowe icyo urwaye mu nkokora urwaye mu mavi barabaga bagira gute batanga randavu biranga ariko Yesu abarambwiye ngo igihe umaze kuri uwo musozi amenye kumaze igihe kirekire Imana yacu ishimwa cyane ngo Yesu arangije araza yitegereza uwo muntu nkukaje kukwitegereza yitegereje mu nda yawe umaze igihe kirekire nta mwana kandi ufite aho umwana agomba kunyura mufite inda yo kumutwita ufite amabere yo kumwosa ufite intoki zo kumuterura ufite amaso yo kumureba Yesu amenye neza kumaze igihe kirekire ku musozi wo kutabyara Yesu amenye kumaze igihe kirekire ku musozi w'abakurwanya amenye kumaze igihe kirekire warazinzwe ngo utazashaka ngo nunanashaka ntuzabyare ngo nunanabyara ntuzaheke ndumva Imana ivugana nanjye ngo Yesu amenye kumaze igihe kirekire kuri uwo musozi haleluya marayika w'Imana aramanutse uyu iki kidendezi cyitwa Betisayida marayika yaramanukaga akaza kugihinduriza Bibiliya irambwa ngo ni rimwe na rimwe ariko ibya Yesu ntabwo ari rimwe na rimwe akora buri munsi hari umuririmbyi wa 62 yararirimbye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri ngo aragenda akagera ku Mana aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana ubu burwayi bwawe yewe wowe urwaye ibere uri aho ngaho ngo urwaye kanseri marayika w'Imana aje kugukoraho aje kugukiza n'ukuri abari butaro ndavugana namwe nimuhumure nta byaha mwakoze teka muciriweho hari marayika w'Imana wihutanye ikiganza cye cyera ngo abakoreho maze mutahe ngo abakoreho abakize kanseri ngo abakoreho abakize ibibyimba byo mu nda ngo abakoreho abakize amaso hari imbaraga z'Imana na stando benefone kutaya zedebone mando sire enewa yereto tivone stando befota kutaya ererezevo saine ninimora taya binifo enemando hari imbaraga z'Imana zururukiye kugira ngo zibakoreho yewe
ufite uburwayi bwananiranye yewe wahaye randevu ibitaro warabizengurutse ahantu hose wagiyeyo biranga ariko marayika w'Imana Kristo ariyiziye ndi kubwirwa ngo nimpumuriza abantu nimpumuriza abari mu Burayi nimpumuriza abari muri Afurika nimpumuriza abaryamye mu bitaro dore wafashe ibitaro utunzwe n'aya magambo bavugira kuri YouTube ngo wumve ko hari mihumure ariko uyu munsi ku kwezi uyu munsi kuri izi tariki n'ukuri rwose ndagutongera mu maso y'Imana ngo nubyuke kuri icyo gisasiro igihe umaze urwaye kirahagije ntabwo ari wowe ibi bizajya byitugatugiraho ntabwo ari wowe uzahora urwaye ntabwo ari wowe uzahora mu bitaro ntabwo ari wowe uzahora urwaje Yesu ngo aragenda yitegereza uyu muntu aramubaza ngo mbese urashaka gukira aramubaza ngo mbese urashaka gukira Yesu arakubaje ngo ese urashaka gukira ese urashaka kumera neza hari abarwaye imitwe idakira hari abarwaye amaboko hari abarwaye amaguru hari abarwaye mu mavi hari abarwaye imigongo yanze gukira hari abandi ndi kureba bafite za pareyi mu ijosi murwaye ijosi amajosi yanyu bashyizemo amapareyi ngo afate ibikanu ingingo Imana yaguhaye zifite akamaro ko kugira ngo zifate ijosi ryawe ntabwo pareyi z'abaganga n'ibyawe ni wakire gukira wakira imbaraga z'Imana wakira ubutabazi bwihuse marayika w'Imana ari kumbwira ngo abantu bararushye ari kumwanga abantu bararemerewe uburwayi bunamuye abantu bunamuye abagore n'abagabo bunamuye abasore n'inkumi bunamuye abakomeye n'aboroheje abafite amafaranga uburwayi burabanamuye diyabete irakunamuye n'ukuri hayiwe data wa twese ariko ndumva Imana imbwira ngo iraje nuko ngo Yesu yitegereza uwo muntu aramubaza ngo mbese urashaka gukira niryo jambo nasomye ngo arangije ngo databuja sifite umuntu njugunyamo iyo amazi yihindurije nyiza unda ntangamo iyo ngiye kubagwa bambwira ko igihe kitaragera iyo ngiye kuri randevu barambwira ngo ninongere nkomeze iyo bigenze gutya barambwira ngo ntibishoboka aramubwira ngo sifite umuntu njugunyamo ibintu by'Imana rero nta muntu ujya bitindaho ni Imana ifite strategy nziza Imana yacu ikiza uko yagakijije nyine nta muntu Yobu ni wavuze amagambo akomeye aravuga ngo igize icyo yituma se ninde wayikoma mu nkokora Imana yacu iyo imanutse imanutse hari umwana wari nibyo itabaye itabaruka n'itsinzi ngo ntawe ujye ugikoma mu nkokora hasifiwe haleluya Imana ishimwe n'ukuri wowe urwaye mu nda wowe uhora uribwa buri munsi dore uhora utaka wiziritse igitenge mu nda ndakureba ntabwo utuje ntusinzira nturyama ntugira ute waripimye ngo urebe ko utwite byaranze ariko uburwayi burakurembeje Imana irambwiye ngo ni wakire gukira enda gukira indwara yawe yari yose wakire gukira ubwo burwayi ndwara z'ibyorezo Satani arimo arateza abantu umubabaro ari kubateza ibibazo n'intambara ngo ariko Yesu yitegereza uyu muntu icyo nkundira Kristo ratamenya ko maze igihe kirekire ushonje amenya ko maze igihe kirekire mu bukode amenya ko maze igihe kirekire mu bushomeri ngo arangije aramureba aramwitegereza aramubwira ngo databuja sifite umuntu njugunyamo iyo amazi yihindurije nyiza unda ntangamo ngo arangije aramuga ngo byuka wikorera uburiri bwawe wigendere wowe uri kwa muganga we woherejwe mu Buhinde we woherejwe mu Busuwisi we woherejwe mu Bubirigi we woherejwe mu Budage kubera indwara yawe wowe uri za CHK wowe uri CHB Butare wowe uri ku Muhima wowe uri muri ahantu hatandukanye wowe uri Ruwa Faisal ni wikorera uburiri bwawe wigendere n'ukuri niko Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo mwebwe muruhijwe n'indwara n'ubundi ntabwo wapfubabaye ngo ubone ubugingo buhoraho kuko abazima baragucumuza abazimu ubona utazongera gusubira n'ubuzima ikorera uburiri bwawe wigendere ni wikorera uburiri bwawe wigendere indwara wari urwaye yose Yesu arahageze amenye ko maze igihe kirekire iyaje amenye ko maze igihe kirekire urira ni wakire guhozwa amarira iyahageze amenye ko maze igihe kirekire nta mwana yahageze amenye ko maze igihe kirekire urugo rurimo induru rurimo intambara n'intonganya ni wakira amahoro ni wakira ubuzima ni wakira imbaraga haleluya wakire kunesha no gutsinda kuko Yesu ahageze none hano ukuri amenye ko maze igihe kirekire wari uri ku musozi wari uri ku gisasiro nta bukwe kandi Imana yarabukubwiye nta kazi kandi warize wize Imana yarabivuze buri munsi kubwira ko iguhaye akazi ariko ugadepoza ugategereza ko baguhamagara ugaheba ikorera uburiri bwawe wigendere uburiri ni bwishi hari uburiri bw'uburwayi hari uburiri bw'ubukene no gusonza hari uburiri bwo kubura urubyaro hari uburiri bwo kugira urugo
rubi, hari uburiri bwo kugira intambara, hari uburiri bwo kurushywa n'abagukoresha, abakoresha bawe mu kazi, hari uburiri bwo gukora akazi k'uburetwa. Ikorera uburiri bwawe wigendere, niko Imana ivuganye nanjye. Kandi nukuri ucyumvira ijambo, hari umugisha w'Imana ugiye kwakira, hari imbaraga z'Imana ugiye kwambara, hari ubuzima buzima ugiye kongera kubona, hari izindi mbaraga ugiye kwakira, hari ayandi mavuta amanukiye muri iri jambo. Ukiryumva hari ubuzima ugiye kwakira. Mana, mu izina rya Yesu, urera urakiranuka, uri rurangiza rwa burundu, uri rubasha ibyananiranye, urashoboye, uri umukunzi mwiza, uri umukozi w'umuhanga. Ndasenze Mwami ngushimira kubwira ijambo, kubwo kubana nanjye, aba barushye bari mu bitaro, aba baremerewe Kristo, aba bohereje mu rugo ngo bajye kugwayo, ndategetse ngo nibikorere uburiri bwabo. Aba ngaba bize bakabura akazi, ndategetse ngo diplome zabo nizigira agaciro. Aba ngaba bohereje mu bihugu bitandukanye, ndeba babuze pfa na ruguru byanze, ndategetse ngo nibakire indwara yose mu izina rya Yesu. Kikidendezi cyagereranywaga n'amaraso yawe Kristo, ariko nikigihari hari ugutegeka. Mwami wanjye mwiza, jambo rye nk'uko ribivuga Mariko 13:12 na 18, abanga ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazasengera abarwayi bakire, bazafata inzoka ngo nibanywa no ku kintu cyica ntacyo kizabatwara. Ndasenze ndategetse uyu mwanya, uyu munsi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi gasobanura umwuzuro w'Imana, 3 gasobanura Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo wanesheje ngo iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi ugenda utsindishiriza abantu, ugenda ukiza abarwayi, ugenda uhakaza bakabuze, abadafite abantu bahabana, abingo zinaniwe uzubake mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama, ngaho umuntu wese uzarebera ijambo akaryumva akaritangira akanarirangiza azabona umugisha imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Murakoze, ndabashimiye. Nimero yanjye ushaka ko ngusengera by'umwihariko yo wambonaho ni 0783 180 58. Ni Pastor Françoise, nkorera umurimo w'Imana i Kanombe. Imana ibaha umugisha. Shalom.